ko ifite ya tactique yayo itamenyerwa. Kwa kutamenyera niba ikoresheje tactique uyu munsi ejo irahindura indi, niyihindura FRDC cyangwa coalition muri rusange bavuge bati iri gukora gutya ejo ihindura indi, nta nibyo igiye kugenda iri buze kuba yakoresha. Kandi ibi bintu zabimbwira nigira gutya M23 n'ubu izirangabo za Tanzania zikagera hariya Karemi, bakaramuka babafatanye Karemi, Tanzania nayo igiye guseba. So rero ku munsi w'ejo byabaye umunsi mubi cyangwa se umunsi w'agahinda ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, kubera ko barakubwira nubwo tutazi umubare wahaguye ariko baratunguwe. Icyambere babanje gutungurwa n'intuza n'indege zitagira abadereva bagiye kumva bumva ibintu biri gusandarira mu butaka gusa byabamanutsemo. Igihe bari guhumeka bakizanzamuka bavuga ngo iki atirare yari yarangije kuba yarohamo nayo bigenda gutyo. Kandi uyu mujyi wa Bule Centre rero barakubwira ko wiriwe urimo icyo bita isibaniro, ni umujyi uherereye mu birometero 100 uvuye mu mujyi wa Bunya, kapitale ya Ituri. Bakakubwira ko rero iyi centre mu by'ukuri ariyo Thomas Rubanga n'ingabo ziwe bari kugundaguraniramo n'izi force zo ku ruhande rwa FARDC. Ya promotion nshya mwaba mufite niyihe dutangira umwaka? N'amashami mashya twafunguye byose biragendana nkuko bisanzwe. Rero duhora tugifite udushya cyangwa na gahunda nshyashya zo gutuma abantu batugana banogerwa na serivisi zacu no kuborohereza. Niyo mpamvu rero uku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2026 twifuje kubagenera promotion y'10% kuri serivisi zose, yaba ari serivisi ya massage basanzwe bafata Igoma hane Gisenyi ni 10%, serivisi y'imiti bafata muri Prime Health Infinity yaba ari umwe none cyangwa ibiri ni 10% turabagabanirije. Tukabibutsa ko abantu bari Canada twabahaye umuntu uzajya bishyura, ntago bazongera kohereza amafaranga mu Rwanda cyangwa ngo baravunjisha, arahari. Noneho abantu bari mu Burayi, mu bihugu byo mu Burayi, muri Europe, ibihugu byose binyuranye, dufite umuntu twabahaye uri Belgique, niwe muzajya mwishyura, nta byo kongera rwose. Izo mbogamizi zo gutuma amafaranga muri Afrika zavuyeho. Muri Amerika barabimenyereye, dufite umuntu bahaye amafaranga, ni nawe wowe ugira gute uborohereza imiti. Reka mboneho no kubibutsa n'ahandi kwa Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko ku muhanda ujya 12 naho dukorera ku nzu ya mbere hari iburyo ukimanuka kubona icyapa cya Prime Health Infinity na pharmacy hariranga. Naho ngaho ibumoso hari restaurant bita Vision Restaurant, naho Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo umanukiye kwa Karaveri, naho ngaho ujya hahoze gare. Igoma ni muri gare centrale de Goma hafi na Rompo Senior birateganye. Rompo abantu barayizi, ukina hagira hari ibyapa byacu hanze cyangwa hepfo ya Rompo Chikudu. Abantu mwese muri hanze y'u Rwanda, nimero yacu nakamenyetso ko guteranya 250 782 9905 6. Yes, reka rero twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. turabasuhuje ariko kandi ni nako tubaha ikaze mu makuru agezweho kanangire. Yes, reka rero twongere tubasuhuze bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. turabasuhuje ariko kandi ni nako tubaha ikaze mu makuru agezweho yo kuri uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa mbere ni 2026. Bwiza TV rero tukaba tugarutse muri update. Birumvikana tujye kuba tugaruka mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ni muri province ya Nord Kivu. Tugomba kuba tukubwira amakuru agezweho, hanyuma kandi turaza kwerekera no muri province ya Sud Kivu cyo kimwe no muri Ituri. Wakwibaza uti byifashe gute? Nyamuneka rero bakunzi ba Bwiza TV ni mutera gatebe ubundi rwose tuzenguruke izo axe zigiye zitandukanye. Mr. Byamungu muramubona kuri kamera, mbanze muhikaze. Byamungu wiriwe neza? Yes, wiriweho bwana Kedi. Amakuru yawe urumva kugeza muri aya masaha umeze ute? Meze neza cyane ndashima gitare. Muri no minsi rero barakubona cyane kuri Mapendo TV, bakambona cyane kuri Africa News Time, ariko by'akarusho kuri Bwiza TV naho tuba tugomba kuba tuza gutanga umusahada nyuma yuko mwenyewe Meki Kayiranga akomeje kugenda gundagurana na kamarari. Ibyo byo ni ngombwa nkuko bivuga.
Umusada ni ngombwa kandi buriya hari icyo tuvuga mu mvugo abantu tugakoresha ngo umusada cyangwa sapote ibintu nk'ibyo mvugo mvamahanga ariko umuganda wahozeho mu buryo bw'ikinyarwanda. Ntabwo abanyarwanda bigeze batererana abandi, ntabwo umuganda wigeze ubura, nta n'ubwo umuntu yigeze awusaba muri wa muco w'ikinyarwanda, muri ya mvugo y'umuganda ngabe yawe mwabwana Kedi. So birumvikana rero Byamungu tugiye kuba turi kumwe rwose 5 kuri 5 muri iki kiganiro cyo kuri iki gicamunsi. Byumvikane neza ariko tugomba kuba nanone duha ikaze cyane cyane urimo kutwumva uri hano mu Rwagasabo. Ndabizi neza ko mu mujyi wa Kigali Bwiza TV irumvikana, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Byamungu irumvikana ku rundi ruhande no mu bihugu bibanye cyangwa se ibihugu bituranye n'u Rwanda, by'umwihariko mu gihugu cya Uganda hari abarwandofone bariyo baba dukurikiye 5 ku kandi, Tanzania nuko nguko, i Burundi nuko nguko, ariko no muri Kongo Kinshasa nyirizina naho baratwumva. Tugomba kubaha ikaze bwana Byamungu. Nibyo tugomba kubaha ikaze kuko ndumva nk'uko wenda washe kuba wahazenguruka, ndumva nta hantu Bwiza TV itafite memba aho uvuze hose. Ndavuga abantu baba basha bayifitiye urukundo cyangwa gukurikirana ibinyuraho. So ngayo nguko rero, ariko kandi n'abadukurikira bari bwota amasimbi ntabwo tubirengagije rwose. Nizere ko abanywanyi ba Bwiza TV mbashije kwibuka barimo mwenyewe Desire, tugusuhuze cyane, uwitwa Tango Sierra muri Norvege nawe abatwumva neza cyane. Hanyuma barimo Mapendo n'abandi benshi cyane, ndabizi ko kuri Bwiza TV mwamwatiretseho 5 ku kandi. Ngira ngo tugiye gusuhuza inshuti abakunzi ba Bwiza TV, by'umwihariko basanzwe batumenyereye muri izi nkuru zaha hakurya. Byamungu ikiganiro twagisoza, ahubwo niyo mpamvu tukwiye kuba dukubita tubangura tukagaruka ku makuru tugomba kuba tuganiraho muri iki kiganiro. Ntekereza ko turaza kwitsa cyane ku mikoranire ya FRDC ndetse na UPDF igisirikare cya Uganda. Ubona ko ngo bashaka kuba bakwameliora cyangwa se bakwiminjiramwe agafu, bakongeramwe akabaraga mu kijyanye n'ama operation barimo muri Ituri. Ariko kandi ni Ituri ubona ko irimo intambara, nayo irimo icyo bita vurugu kuko RCP ya Toma Lubanga, ADF naru, izitwa za Kodeko hariya bari icyo bita Kivumbi na Jasho. Turaza kubigarukaho. Yego turaza kubigarukaho, ariko ndabona bakajije umurego cyangwa se kugira ibyo baganiraho, kubera ko byanze bikunze ikivugwa cyane muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni M23. Ntekereza ko ari cyo tugiye kuba tugarukaho, ko ari nacyo kiri guhuza aba bagabo. Hari abagabo bombi, uwo bita sector commander muri UPDF n'uwo bita sector commander muri FRDC, abo bose bakorera muri Ituri. Birumvikana intara ya Ituri turaza kuyigarukamo, dore ko hari imirwano ikomeye cyane irimo guhanganisha n'ubundi izi forces cyangwa se izi nyeshyamba ziyobowe n'uwitwa Toma Lubanga ndetse na FRDC. By'umwihariko mu gace kaho bita Bule Centre, barakubwira ko ari mu birometero byibuze 100 uvuye mu mujyi wa Bunia, hari icyo bita urugamba rw'imberenge. Turaza kuba tubirebera hamwe. Ariko kandi Byamungu muri Warikare naho twafite amakuru. M23 barakubwira ko hari operation yakoze ku munsi w'ejo, ariko kandi kayikora yifashishije icyo twakwita frappe aérienne, cyangwa se yagabye iki gitero yifashishije drone cyangwa se twa tudege tutagira abapilote. Ni nako kandi tugomba kuba tugaruka muri Makobora. Iyi Makobora yo imaze kuba nka Sake dukurikije iby'ama operation ari kubyuka igitonde kigoroba abera muri ya misozi icungamiye uriya mujyi wa Uvira ndetse na kiriya kiyaga cya Tanganyika bwana Byamungu. Nibyo koko turaza kwitsa cyane cyangwa se twinikize kuri Makobora, kuko ni Makobora. Iyo bavuze Makobora uhita wumva Uvira. Ni Makobora imaze iminsi iberamo isitaniro hagati ya M23 na guverinoma ya Kongo cyangwa se n'ingabo za Kongo. Buri umwe wese ashaka kurinda Uvira, undi nawe ashaka kuba yayifata. Kugeza ubu rero hari amakuru menshi
atandukanye kuri hariya kuri Makobora cyangwa se za Katongo, za Kigongo, aho ngaho hose ni mu misozi cyangwa se mu nzira zishobora gushyira FRDC mu marembo ya Uvira. Yes, nibyo ni access zishobora gutuma mu gihe habaho ukozerere muri aba bagabo babiri uko bahanganye, umwe yisanga yirukanwe muri Makobora cyangwa se undi akirukana undi muri Uvira, kuko urugamba rwa Makobora, urugamba rwa Kigongo kuri side ya M23 nubwo guproteger uriya mujyi wa Uvira. Ngayo ngukorezo nizo ngingo tugiye kuba twubakiraho ikiganiro cyacu, nandi makuru tutakubwiye mu buryo bw'incamake nyaboneka niyo tugiye kuba tugarukaho. Byamungu, nyuma yo kugeza ku bakunzi ba Bwiza, nyuma yo kubagezaho icyo bita impfunyapfunyi mu Kirundi, ntekereza ko ku rundi ruhande tugomba guhita twanzika kuko umwanya ni muto. Umaze igihe ukunda gukoresha Ikirundi, birashoboka ko ahubwo uzajya gufata semina yo kwiga Ikirundi kugira ngo nandi magambo Ikirundi kiba kiryoshye cyane. Ikindi uribuke ko Ikirundi buri abarundi ni ababanyi, nabo bavuga Ikinyarwanda, abarundi babazi Ikinyarwanda neza cyane. Ikindi rwose bite no kuvuga inkuru z'i Burundi cyane bigenda bigaruka ko vocabulaire zimwe na zimwe zo muri rw'Ikirundi wisanga uri kuzikoresha ngaho ngo mu mvuto, mu impfunyapfunyi, banogora ijisho, utwo tuntu umuntu rero twumva nyine ukumva ukuntu iyo biri kwerekera umutama ku ibintu nk'ibyo muri make hari amagambo menshi akoreshwa muri rurimi rw'Ikirundi twamaze kuzingati. Okay. So twanzike rero duherehe Bwana Byamungu, tuyaherehe amakuru y'uyu munsi. Aya makuru rero reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, byumvikane ni muri teritwari ya Uvira, mu bice bigiye bitandukanye biriya twahoze tuvuga za Makobora, za Katonga, za Kigongo ndetse n'ahandi. Ariko nge ndumva nubwo turi muri iyo akisa ahubwo twarenga Kivu y'Amajyepfo tukayatangirira muri province ya Tanganyika. Yego. Kuko niho ubona izingiro ryaho cyangwa se niho isoko y'ibiri kuba muri Uvira. Ni isoko idudubiza igasa nayo ishaka gushyira Uvira iri muri Karemi. Ngira ngo nawe ayo makuru wayabonye ko Tanzania Samia Suluhu yemeye ingabo 12,000 byo kuza gufasha Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni Samia Suluhu cyangwa se igisirikare cya Tanzania mu minsi yashize twagiye tuvuga ko cyageze muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abantu bamwe bakanga kubyizera cyangwa se kubyemera kubera ko ingabo ze zarwanaga rwihishe zidashaka ko hari n'umurambo cyangwa se inkomere byagaragara ko yakomerekeye ku butaka bwa Kongo. Icyo gihe yabanjeyo icyo bita ishami rya artillery cyangwa se department irasa imbunda z'imisada. Yego, imbunda za muzinga. Yego, ngira ngo icyo gihe mu gihe cya Gatogota wabashe no kuba wagira naho artillery yabo yariraho M23 yayikuye. Yes, kuri mugezi wa Ruvimvi hari artillery y'ingufu cyane kuko n'amakompara yaragaragaraga. Bya bisasu barasisha muri za mbunda abatanzania bita ngo ni Saba, abandi ngo ni BM21. Bya bisasu biraswa n'izira mbunda byari bigihari urumva barabibatesheje. Icyo nashakaho navuga ari uburyo wenda byatangajwe abantu bose ntibabasha kubyakira ngo babyemere. Ariko buriya bajya bavuga ngo nta nduru ivugira ubusa umusozi. Ikiba cyavuzwe icyo ari cyo cyose kiba gifite inkomoko yacyo, ntabwo ari inzozi ziba zaje. Rero kuri ubu byamaze kuba byagaragara aho basinyanye na Kongo amasezerano y'ubufatikanye mu bya gisirikare no gutabarana. Niyo amasezerano ari hagati y'ibihugu byombi, kimwe gishobora kuba cyatabara ikindi gutyo. N'ikirumva rero Samia Suluhu yahise yemera ko hari ingabo zimwe ziracyatozwa, izindi zarangije gutozwa. Bivuga ngo n'iziri gutozwa nazo zirarangiza muri iyi minsi. Ni bya bindi tuvuga amakuru ari mu bwate, nawe tuzagaruka tubabwira wenda ziri no guhabwa imyitozo n'abandi. Hari amakuru nabashije kuba nacakira, ntarabasha kuba wenda navuga ntaramenya nyirizina koko icyo gihugu niba ari cyo kiri kubahugura. So bamaze kuba bazitegura, n'izindi nazo ziri kwiga zirasoza vuba kugira ngo bajye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Impamvu twavuze ngo duhere muri province ya Tanganyika nuko byanze bikunze ziranga bariho zizaza zishikira nkuko ibikoresho byazibanjirije.
ariho byaje binyura bikaba biri muri Karemi, ndetse bimwe byageze kuri fronte. Hari groupe yabo, hari squadron imwe iri ku ntoza kuri fronte, iri mu mirwano na M23, ya yindi iri muri department ya Atirari. Iyo yarangije kuba yagerayo. So ubwo rero twitege ko mu minsi iri imbere n'izo ngizo 200 zigiye kuba zagerayo. Ni urugamba rero twahereye aho zizashikira, bagiye kuba bagaba ibitero bakambuka hariya amazi, cyangwa se bakajya kwambukira hariya Bugwari nk'uko tuhora tuhavuga. Basa naho FARDC afite headquarters zikomeye, hari imitwe igiye inyuranye, hafite amahedikota yazo. So hanyuma ni ukuvuga ngo bigiye kuba urundi rugamba ruri ku rwego rwo hejuru bwana Kedi. Yes, intambara igiye kuba ibindi twagiye tugaruka ku mikoranire ya Tanzania n'izi FDLR ziri Burundi, binyuriye kwitwa Jack ya Mrisho Kikwete. Abantu barabyibuka ko Kikwete 2013 ubwe yarakiri president, yigeze gusaba ko FDLR yagira n'ibishikirano n'u Rwanda. Abantu history murayiboka rwose, ntago ari kera cyane. Ariko kandi wakurikirana ugasanga abarundi umubano wabo bagira na Tanzania n'ubundi nta kuntu hataba harimo cano ku kijyanye na nizi FDLR. Cyane ko mwiyusubije amaso inyuma rwagati muri intambara n'ubundi M23 iri kurwana. Hari gihe cyageze bakagora recruitment muri za Mozambique, Afrique du Sud, Malawi. So ayo makuru tu ntabwo yazajya Burundi aciye mu ndege cyangwa se ngo aciye amazi, ahubwo bazengurukaga muri Tanzania. Urumva babaga bahawe inzira na Tanzania paka bakagera i Burundi. Bamara guhabwa imyitozo, bamwe bakajabuka baza muri Kongo, abandi bakaguma hari i Burundi. Twagiye tubabwira inshuro nyinshi n'abaga bahagarariye izo recruitment n'abandi n'ibindi kujyanye nayo makuru twabaga dufite. So kuri ubu ngubu rero bwana Byamungu, birumvikana neza ko Tanzania nyine ni irembo rya FDLR kuba bakorana nabo. Rero nta gitangaza kirimo muri intambara. Rero Tanzania wenda nta nubwo ari nshya mu rugamba, kuko duhere 2013 ntabwo ubwa mbere igiye kurwana na M23, nkuko na M23 nayo atari ubwa mbere igiye kurwana na Tanzania. 2012-2013 bararwanya. Gusa Tanzania yari mu cyitwa SADC. Yego. N'ubu ngubu barwanya hano mu kibaya ejo bundi batsindwa urugamba rwo muri 2024 na 2025. Ndavuga imyaka y'ejo bundi. SADC yaje 2024 no? Yaje 2024. Yarimo Tanzania, yarimo Malawi, South Africa. Muri make Tanzania nubwo yarwanaga iri komanda iri under control ya SADC, twavuga ko ubu ngubu nimba yiyemeje kohereza ibi bihumbi by'abasirikare 12, ubwo nyine none igiye kuza yitegemenga ko akundi tubona abarundi badeploying uko bashaka, nta handi bari bukure irindi tegeko ari wabo mu gihugu. So tukabona ko byibuze bishobora kuba bigiye kugira ukuntu bihinduka ku migendekere y'urugamba mu gihe Tanzania koko aya makuru byaba bibaye official ko yohereje izi ngabo. Ahubwo tukibaza M23 yiteguye guhangana na Tanzania, yiteguye guhangana n'abarundi, yiteguye guhangana n'izi wazalendo. Muri make effective ubwo 12 Byamungu ni tujya mu buryo babibara mu buryo bwa gisirikare, birenze urwego rwa regiment, birenze urwego rwa battalion, biri ku rwego rwa brigade. Harimo amabrigade bijya gushika muri division nka iri hejuru yimwe gutya iri muri ebyiri. Kuko 12 by'abantu ni benshi. Rero nicyo wari uvuze uti M23 wenda iraza kuba ibyifatamite. Sinshaka kuba navuga ko M23 kuza kwa Tanzania biri buze gutuma igira ikikango, ikagira ubwoba burengeje. Ahubwo ikiri bubone cyangwa se nanjye icyo mbona nuko ingufu ku ruhande rwa coalition ziraba ziyongereye. Ziraba ziyongereye mu buhe buryo? Ingufu zituruka ku bikoresho, ingufu zikaturuka ku mubare w'abantu cyangwa se w'abarwanyi ufite. Kuko ntago naba mfite abarwanyi 5, ufite abarwanyi 20, izo ngufu ntago zingana.
ariko na n'ubundi twagiye tubibona nicyo mvuze ngo ntago kiri bukure umutima M23 bari ibihumbi byari biri hano muri iki kibaya cya Nyiragongo, bari ibihumbi byari biri muri Goma by'ingabo n'imitwe igiye itandukanye. Ibyo byose uwo mubare ntago M23 ariko yari ifite umubare ungana nabo. Nanone ntiyari ifite n'ibikoresho bingana n'ibyabo, sibyo? Wabonaga suko zirirwa zicaracara hejuru y'imisozi ya za Nyiragongo. Yes. M23 nta uretse na suko ye nta nakandi kanyugunyugu yagiraga, sibyo? Yeah. Ariko byararenze kuberana n'ubundi hari uburyo M23 ngewe mbona ibifite tactique irusha iby'iyo mitwe bahanganye. Uretse Tanzania wenda natwe tugiye kuba twakwitega ngo turebe icyo ije kumarira FARDC muri tactique yayo. Yego ni Tanzania ikomeye utapfa kugereranya n'u Burundi. Ubwo nyine ubijyana no kuba Tanzania noneho inari mu marembo ya M23 kuko Tanzania ikoze ku kiyaga cya Tanganyika. Ikintu nibuke ko byanga byakunda marine ya Tanzania siyo marine ya Kongo, siyo marine y'u Burundi. Yego, siyo marine y'u Burundi. Niyo mpamvu nanjye natangiye mvuga ngo hari izindi mbaraga zije kuri coalition. Ariko nanone icyo mbona ni M23 yagiye ihangana na Tanzania na n'ubundi ntago aribwo bwa mbere bagiye guhura. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 gutyo 1992 Tanzania nabwo hari uburyo yagiraga yasaga nkaho iri muri SADC igihe ya ntambara y'icyo gihe yabaga ya RCD, kandi abayirwanaga muri icyo gihe baracyarimo ni ba Generali Emmanuel Sultan Makenga n'abandi bose barimo ba Boudouin n'abandi bose baracyarimo nani bo bapurana b'intambara. Irongera iza muri SADC ejo bundi waruvuze muri 2024 uyu mwaka dusize inyuma, none yongeye kuba igaruka hagati y'ubufatikanye amasezerano y'ibihugu byombi hagati ya Tanzania na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. So no kuvuga rero buriya twe nubwo tuba turi kuri kamera cyangwa se tuvuga ibyacu, ariko na n'ubundi ku rwego rwo hejuru haba abo muri M23 haba abo mu gisirikare cya Tanzania buriya bari abantu baraziranye bwana Kedi. Baraziranye bafite ubunararibonye mu bintu by'intambara. Yego. Niyo mpamvu Tanzania buriya ije ishobora kuvuga iti noneho ngiye kuzana umuvuno umeze gutya kuri M23. Na M23 ikavuga iti turabazi nabo twagiye dukubitana kenshi, natwe tugiye guhindura umuvuno. Ikiri buze kubaho rero kuri M23 no guhindura tactique, military tactical bakayihindura, kuko na n'ubundi twabonye ni M23 ntago ari ukuyifana cyangwa se iki, ariko ibyo mvuga ndabitangaho urugero. Kuba imaze kuba ifata burabuso bwose, nta gihe barayirwanya igihe kingana n'icyumweru n'ukwezi ngo bayake na groupement nimwe. Bigaragara ko ifite ya tactique yayo itamenyerwa. Kwa kutamenyera n'ibikoresheje tactique uyu munsi ejo irahindura indi. Niyihindura FARDC cyangwa coalition muri rusange bavuge bati iri gukora gutya, ejo ihindura indi. Nibyo igiye kugenda iri buze kuba yakoresha. Kandi ibi bintu zabimbwira nigira gutya M23 n'ubu izirangabo za Tanzania zikagera hariya Karemi, bakaramuka babafatanye Karemi, Tanzania nayo igiye guseba. Ngira ngo ariko Tanzania nibyo igiye guseba, ariko bwana Byamungu twatangiye tuvuga tuti iyi ni Tanzania ije kurwana none idafite undi muntu wari wese uyiha amabwiriza, kuko ejo bundi ni Mapwanya wabagazi ayiyoboye uriya mu general muri Afrique du Sud niwe wabagakomandiga mu rwego rwa SADC wagiye ubona ko hagiye hagaragara mu mwuka mubi buri gihe kudahuza, bamwe bakohereza ingabo abandi ntibazohereze, bivuze ngo no muri command hari uburyo byabaga bita matchinga bitandukanye n'ubu ngubu Tanzania ije noneho commande iza iri mu buryo buri direct. Ni gutumbwira ko hatagiye kubamo Tanzania itagiye kuba mu challenge maginga. Intambara bwo ifasha urundi rwego, ibyo simbihakana.
ni nabyo nahereyeho ariko kubifasha n'undi rwego ntago biri buze kuba byashokinga M23. Ntiwibaze ko M23 twagiye kuba twatangaza aya makuru iyo itara yamenye kera. Yarangije no kuba yamenya kuyamenya kongeraho kwitegura ibyo byose ubwo yarabirangije ko ntago iryamye ntago iteze kuvuga ngo Tanzania itwandikireho amateka nabo barashaka kwandikira amateka kuri Tanzania nayo bayigayishe already yaragawe ntago wabonye wa mu generali sinzi ijambo yakoresheje yarimo brifinga aha cyangwa se aha amabwiriza yego ingabo za Tanzania yaragiye kuzana muri SADC ko bagiye gukubita kunguru aha ngo kunguru n'ibiki byose ntago narifashe mu mutwe ngo mbe narisubiramo ariko byaje gutangaza abantu babona M23 imubwira iti ahantu twasabye wenda ko mwagera iwanyu byihuse ni kuko nta wundi mupaka tugabanye ntimurajya guca Zayituri ngo mujye Uganda ntimurajya mu Burundi duhanganye nabo twiyambaje u Rwanda tuvugana nabo bireba ku mipaka haba biwacu nabo ku Rwanda ufata inzira icyo nashaka kuba mvuga nuko uwatangaga ari amabwiriza ko bagiye kurwanya M23 niwe mu mezi atarenze nkane wisanze bari kumucakaza kuri douane bamubwira ati kuramo buri kamwe kose turebe so icyo ni igisebo cya mbere Tanzania yagize ntekereza ko nabyo kubibonye ubwo buryo ubwo ari bwo bwose bwo kugaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka no gukuraho icyo gisebo muri uko gushaka gukuraho icyo gisebo na M23 nayo ntishaka ko igisebo yagize Tanzania cyahava kimwe dutegereje ikindi gisebo kuri Tanzania cyangwa se tukarebana n'ubundi bwa budahangarwa bwa M23 niba buri buze kuba bwakomeza kuri iyi ntambara ifasha urundi rwego bwa Naked. So ngayo nguko rero ibintu ntago byoroshye habe namba iby'intambara M23 imaze irwana hafi imyaka 4 imaze kuba yihirika ari cyo bita hasi hejuru cyangwa se cyo bita ngo ni vuta ni kuvute. Bwana Byamungu turacyaganira muri axe ya Sud Kivu magingo ya hari inkuru igezweho ivuga ko nubundi muri kara gace ka Makobora hari umukobwa w'imyaka 17 wafashwe ku ngufu n'umusirikare wa FARDC none mu gace ka Swima ariko hafi cyane ya Makobora hanyuma rero bikaba ari uduce tubarizwa muri territoire ya Fizi gusa ariko societe civile irimo iratabaza ivuga iti kuki atari gukorwa investigation ngo umusirikare wakoze igikorwa cyo gufata ku ngufu n'umukobwa n'umwana w'umukobwa w'imyaka 17 abe yagezwe imbere y'ubutabera cyane ko FARDC yo dukurikije amakuru societe civile irimo gutangaza iravuga ko ngo iya deployinze ngo abasirikare mu gace ka Munene ndetse no muri Makobora yuko ngo inzego z'igipolisi arizo zigomba kuba ngo zijya gukora iperereza. Societe civile rikabona ko ngo ari mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso cyane ko uno mukobwa ngo yakurijemo n'uburwayi bwa Byamungu yafashwe ku itariki 7 ubwo n'umusibejo ndaza tukirebeho mu buryo bubiri izi ngabo bite byazo turebe FARDC bivuze ko ari polisi yihe iri bukore iperereza ni military police cyangwa se icyo bita nyine PM ni polisi isanzwe ntago ndi kumva neza urumva umukobwa yafashwe n'umusirikare wa FARDC yego societe ku itariki 7 nibwo yafashwe ku ngufu ahitwa Swima hafi cyane ya Makobora societe civile iratanga amakuru ko nyuma yuko afashwe ku ngufu nta buvuzi bw'ikwiriye yahawe ndetse ko nta n'iperereza ryigeze rikorwa ngo uwabikoze abiryozwe bakaguma bavuga ko FARDC yo iri gutangaza ko ibyo ngibyo ngo bireba polisi yo ngo iri mu ntambara ngo ikimenyimenyi iri kudeployinga abasirikare bayo nibyo ngihugiyemo ngo utanga impamvu duhugiye mu kudeployinga abasirikare bacu muri Munene ndetse no muri Makobora ati ibyo ngibyo mugomba kuba mubibaza igipolisi. Uyu mukobwa azarenganurwa nande? Yafashwe n'umusirikare nta kizamurenganura yarenganijwe n'umusirikare kandi na nubundi ibibazo byo biguye mu muco wa FARDC. Aha rero niho tugera tukavuga tuti nyamara iki gisirikare ntago ari cy'abaturage
none se urumva niba babonye ikirego bo bakavuga ngo barimo baradiporoyinga kudiporoyingana n'ubundi se hari icyaha cyakozwe uwagombaga kurinda umuturage aramuhohoteye bishobora no kumujyana ku rupfu none icyo ngicyo ntigikurikiranwe ari kudeporoyinga kugira ngo arinde iki? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ushobora kuza gusanga uwo mukobwa yafashwe na FDLR. Twabonye ni FDLR ifite ijambo mu gisirikare cya Demokarasi ya Kongo. Nta muntu ujya yigeze imbere y'ubutabera rwose. Imbere y'ubutabera igoma mwarabibonye, igoma ikigenzurwa na FARDC. Icyagiye habaga imyigaragambyo hagapfamo abantu barashwe. FDLR mu kujya guhosha iyo myigaragambyo bari kurasa zari zirimo mu ngabo za Kongo, babashe kuba bamenyekana batumizwaho kugira ngo bajyanwe imbere y'ubutabera. Ariko amakuru dufite nuko hari abo bafashe muri FDLR, oda iva muri FDLR tumubare kure ati turashaka abo bantu. Byo byonyine no kumva mwabatangaje, murabatangaza mubita ko ari ingabo za Kongo. None mu bita ingabo za Kongo tuze kureba, biba ngombwa ko bavuga bati abo ngabo ari nimugoroba mu bacishe bagende bajye wabo. Ariko ngira ngo nibeza kuba rero ari mu FDLR wamufashe, na n'ubundi FARDC rakomeze vuga iti twebwe umuntu ntitunamuzi kuko twibereye mu bikorwa byo kudeployinga, ntago umusirikare yataye fronte ngo ajye gufata ku ngufu. Ngira ngo ariko abaturage ba Kongo baranagowe kuko nejo bundi muri Makobora wabonye ukuntu byagenze bajya ku MV3 kera Makobora no yarekuye Makobora, yatatse Makobora, yagomba kwataka Makobora. FARDC iryo joro buri buke tuvuge niba MV3 zahataka nkejo, urabizi baba babimenye kuko nabona abasirikare bafashe ku ngufu barasahura. N'ubu ngubu barakubwira ko abagore bo muri Makobora abenshi barwaye ihungabana bitewe n'ibyo babonye, kugeza ubwo n'abakecuru imyaka ya za 75 Katanyama n'ikitwa Wazalendo n'ikitwa FDLR tutibagiwe n'ingabo z'u Burundi babafashe ku ngufu. Urumva babikomezanyije swima. Kiriya kintu ni nacyo gituma buriya iyo ugiye ureba ukareba Bwana Kedi, ujya ubonaho M23 ibashe kuba yafata nta minsi 3 ishira abaturage batagarutse. Kandi wumve ko haba habohoze ingabo za leta FARDC, kandi FARDC inama ihora ikoresha abo baturage ihita ibereka ko hari inyeshyamba, abantu babi, imitwe idashobotse n'iki. Ariko kugaruka se wibwira n'iki? Abaturage bazi ukuri, bazi uko babanye n'izo ngabo n'ibiki. Guhunga igihugu ntago biba byoroshye. Niyo mpamvu ubona nk'abo baturage ni mu gihe babanye gutyo na FARDC baremera nyine ibibazo bimwe bikababaho, nta handi bari buhunge ngo bajye gukora inkambi, nta handi ari bujye kuba bati ndafata urugendo njye mu birometero nk'icumi aharajya naho ni muri FARDC. Ni hose hari ibibazo, akavuga ati kambaho ngaho nyine njye nkwepa kwepana nabo, Imana izabandenza cyangwa se M23 izahagera. So ni ikibazo kiremereye cyane rero. Buri cyakwereka baramutse bavuze bati reka dushyireho nk'uburyo bw'amatora nirwo bigira ngiye gutanga muri M23 navemo umukandida no ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi havemo umukandida. Turebe noneho abaturage uko bari butore, niho wahita umenya ukuri nyirizina ukuri. Ariko bya Mungu ngira ngo abaturage bari muri area zigenzurwa na M23 baba bamaze kubona itandukaniro. Ngira ngo umunsi wano basigaye baranafashe haseje mu kijyanye n'ibihangano, baririmba ko amakuru bahabwaga mbere M23 itaraza rwose ahabanye n'ukuri biboneye bo bwabo, bitewe nuko bari barashyizwemo ko M23 n'abicanyi bafata ku ngufu. Ibi byose mu by'ukuri bari barabifashe babyegeka ku mutwe wa M23 ko nyina ari umutwe udashobotse. Ugira ngo gushyiraho uriya mutwe wa Wazalendo kuri Tshisekedi yawushizeho kubera impamvu ebyiri. Yawushizeho kugira ngo akomeze kubumbatira ntuza FDLR, awushyiraho na n'ubundi kubona ko abaturage bazamucikaho. None aravuga ati kankora iyi politike urubyiruko rwabo rwibone mu ntambara. Nubu ufite umwana wawe muri yitwa ngo ni Wazalendo, birasa naho umubona mu shusho y'igisirikare cya guverinoma. Yego sibyo? Ufite bakubwira ko mu bahanga
bavuga ibya ideology bakubwira ko abantu 15 bashobora guhindura imyumvire umurenge wose, bigatinda ariko mu gihe gitoya bakawuhindura. Niba ubwo buryo rero yakoreshe bwo kuvuga ngo uriya mubare mwinshi w'urubyiruko rwa Kongo ntabwo ruri bungore kuba nawinjiza mu mutwe usa naho ufatikanije na guverinoma, biraza kumpa support yo kumva ko bababyeyi babavandimwe ba rwa rubyiruko bafite umuntu ufite uruhare mu kurwana ari ku ruhande rwa guverinoma. Icyo nacyo ni kimwe yahisemo kugira ngo abaturage batamucikaho. Rero na n'ubundi bajya bavuga ngo nta kinyoma kiramba, kiratinda ariko kigasenyuka. Felix Antoine Kilombo Tshisekedi uko M23 iragenda ifata ibice bigiye binyuranye, ijwi ry'abaturage rikazamuka ryabo mu bice igenzura, n'ukuri kukajya hagaragara byanze bikunze. Tshisekedi rwose naho ashobora kuba yahungira, ntazongera kuba yanakwegera, kuba yagaragara wenda nko mu gitangazamakuru. Ubona abantu bava ku buyobozi, ku butegetsi, hari uburyo wenda abandi babifashisha mu kuba bavuga bati wayoboye muri ubu buryo n'ibiki. Tanga urugero wenda ku kibazo cyabaye hariya, uburyo uriya muntu yari bubyifatemo, cyangwa uriya mu perezida uburyo yari bubyifatemo. Tshisekedi ntabwo azemera kujya imbere ya kamera cyangwa kumva ko ijambo rye ryatambuka. Kubera iki? Ashobora kuzahava nabi. Kubera ibyo byose izo ngabo ze zigenda zikorera abaturage, kandi ari we wakagombye kuba ari we mugaba w'ikirenga w'ingabo ugomba kuba yatanga uko ingabo ziri buze kuba zakwifata, haba ku rugamba no ku biki hose. Bwana Kedi, ngayo nguko rero bakunzi ba Bwiza TV, tukomeje kuba turi kumwe muri aya makuru agezweho ayo muri aka kanya. Turi muri update aho tugomba kuba tuzenguruka muri access zigiye zitandukanye. Birumvikana kandi ko tuba twibanda cyane kuri front line, ni za nkuru rwose z'imbere cyane ku rugamba bya Mungu. N'ubundi tukivuga ku by'intambara M23 ihanganyemo ni coalition ya FRDC, haravugwa impunzi zahungiye Burundi cyane cyane ziganjemo muri kara gace ka Uvira, no kuvuga Ruvunge, Sange, Kiriba, Ruberezi ndetse na Uvira nyirizina nk'umujyi. Uziko benshi bagiye bahisemo guhungira Burundi ubwo urugamba rwo muri kara karere rwari rwinikije. Maginga ya leta y'u Burundi ntabwo irashyiraho uburyo, nta nubwo iremerera ko izi mpunzi zagaruka mu rugo mu gihe zo zihora zikomplayininga. Ndavuga izi mpunzi ko zishaka gutaha kuko aho bahunze baturutse amahoro yabonetse. Leta y'u Burundi yahisemo kujundika amazi, mu gihe mu by'ukuri izi mpunzi turi kujya tubona amavideo ziri kugerageza kwambuka uruzi rwa Rusizi mu buryo ubona ko rwose burimo risk yo kuba abantu banapfa cyangwa se bagwa muri uriya mugezi. Niki wavuga ko twamenya amakuru ko hari no gusabwa amafaranga y'umurengera kuba ari gutuma kuba batanga n'inzira byibuze ngire no kuri uriya mugezi. Leta y'u Burundi kuki ikomeje kwinangira, nyamara no mu nkambo bwabo aho bari abaturage bari twabonye bataka. Nk'ubu hari umutara muri Uvira duretse guhamagara wari uri muri iriya nkambi, aravuga ati harenze kuba ikuzimu kuko ntibarya, nta suku. Wabonye ko indwara ya korera yabazengereje cyangwa se ibamereye nabi. Kubona imibare yagiye ahagaragara ishobora kuba no kuri uyu munsi gira icyo uvuga kuri izi mpunzi zikomeje kugirwa ingwate na leta CNDD FDD. Nigeze kubona imibare igaragara ko abagera mu 105 bamaze kuba bakwitaba Imana. Sibyo? Abo nabo tuvuga ntabwo tuza baguye muri wowe uramugeze wa Ruhwa urimo uvuga nako wa Rusizi. Kandi muri abo ngabo ikiri kubicana n'ubundi hari abakirwaye. N'ubu tuvuze uwo mubare bishobora kuzagera ejo umubare wiyongereye. Rero ni Burundi, bari abantu ngiye simbafata nkaho bakiri impunzi, ahubwo n'abantu bagizwe bugwate n'u Burundi. N'u Burundi bushaka kuba bwakwerekana ko bufite impunzi za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kandi bushaka kwerekana ko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibibazo ari indumane cyangwa ari imberenge nk'uko ujya ubivuga. N'u Burundi bushaka kugira na n'ubundi politike bukinira kuri ziriya mpunzi mu magambo makeya. Kandi u Burundi ntibufite ubushobozi bwo kuba
hari iby'ibanze baha ziriya mpunzi kugira wenda babe banakorana na dekararasiyo ku miryango mpuzamahanga izo za HCR zize kubafasha hari iki Burundi bwabanje kuba bwabafasha sibyo n'u Burundi ubwabwo bwananiwe gucura impunzi zabo ziri muri Tanzania bananiwe gucura impunzi zabo ziri mu Rwanda mu nkambi ya Mahama yego yewe u Rwanda rwigeze kuba hano Burundi bwigeze kuganira n'u Rwanda ku bijyanye n'izo mpunzi u Rwanda ruravuga ruti natwe ntago twishimiye kuba tubona abantu batuje uburenganzira bwabo nyine kuba bari mu nkambi nimuze muganire nabo mu panga uburyo mwacyura impunzi zanyu komisiyo yavuye i Burundi iraza baraganira hari iby'impunzi zaberetse ibibazo biri mu Burundi kugeza ubwo barababwira ati nibikemuka icyo hari abemeye gutaha abandi baravuga bati no ntago tugiye gukomeza kwishyira mu bibazo aho twari turi nubwo ari mu buhungiro ariko byibuze hari icyo dufite umutekano u Rwanda rwaduhaye uburyo abana biga natwe wenda tukajya gushabika tukareba ko ubuzima bwakomeza ariko nidusubira mu gihugu ibyo byose turi kubabwira nanone ni muri bya bibazo mubanze mugende mu bitunganye ni mu bitunganya igihugu cyacu tuzataha kugeza n'uyu munsi nta kiratungana sibyo none niba ufite impunzi hanze wananiye gucyura izo mu kindi gihugu urajya kuzitunga gute urabishobora bari hariya rero ku buryo bw'ingwate niyo mpamvu babonye bamwe batangiye no kuba batoroka ntabwo bari kubemerera gutaha kuko ziriya mpunzi zanarabasabye zisaba Burundi ziravuga ziti mwe kugira n'uruhare mu kuducyura wenda muduhe imodoka mugire muti nk'uko twaje tukizana murekana n'ubundi dusubireyo Burundi buti no kubera iki cya kintu bababwiye ngo burashaka kugaragariza amahanga ko bufite impunzi z'abanyekongo muri make iki kibazo cya Kongo kikibareba yego ariko ntacyo bari bukemureho ni ukwerekana gufotora no kuvuga gusa bakerekana so nibyo tuzakomeza wenda tugaruke kuri aya makuru yaba ayizi impunzi ziri gusufura hariya muri ziriya nkambi z'i Burundi yaba kandi ay'imirwano iri muri kariya karere ka Uvira no kuvuga axe ya Makobora Kigongo n'ahandi hatandukanye byamungu dukubite tubangura cyane ko amasaha yo rwose ntabwo yigeze ahagarara habe namba tugaruke muri Nord Kivu naho haravugwa byinshi cyane ariko dusimbukire by'umwihariko mu gace ka Warikare ahavugwa ko ku munsi w'ejo M23 hari uburyo ki yaje kuba yakoramo operation ariko ikaba ari operation twavuga ko yifashijemo cyangwa se yagabye igitero kuri FRDC yifashishije icyo bita frappe aérienne hari ubwo ushobora kohereza indege uretse ko mu mavuta tutari twabona yarekuye yasuko yewe ngije kubombarida ariko drone igizifashisha rimwe na rimwe drone nibyo koko nkuko bivuze kuko n'amakuru ari kugenda tugeraho aravuga ko icyo gitero cyo ku munsi w'ejo cyari kirimo na drone ndetse n'imbunda nazo zisheringa aho bakubise coalition cyangwa se ibirindiro amakuru namfite ni uko ari n'ibirindiro byanahozemo FDLR kuva yagera ku butaka bwa Kongo karagace buriya Warikare kabayemo FDLR cyane abantu bajya bitonda izo za Mahanga Warikare ahitwa ku ihembe iyo za Mpeti Pinga ubirani izo za Kivuye izo inkambi za Gatare zasenywa zabibwe basa naho bimukiye iyo ngiyo n'abantu bamaze igihe ku butaka bwa Kongo iyi rero ako gace ikarambyemo muri uko kukarambamo rero ni n'akace kari karimo gakoreshwa muri iyi minsi cyane bagaba ibitero kuri M23 aho ifite ibirindiro hariya muri za Warikare yego rero ku munsi w'ejo yagize gutya iravuga iti kaduce agasuzuguro birumvikana ko yari yaramaje kuba yahaneka n'uburyo izaharasa amakuru mfite nuko yahacukuye irahacukura yakoze icyo bita bombardement iteye ubwoba cyane hejuru bari bafitwe n'indege icyo bitana n'ubundi artillery ya M23 nabwo irakora ubwo ni sharing ariko urumva hajemo na Air Force rero buriya ifite ibikundi byose buriya iyo yifashe drone abadroniste sasa bo muri Air Force yes nabo muri Air Force vewe turifite Air Force ikagira infantry ikagira artillery
igira na mekanizme kuko isigaye irwanisha ibifaru yego ndetse n'icyo na marine kuko muri Sud Kivu twabonye Kivu muri Tanganyika kandi ntabwo urabona nk'igihe bari barize ibitero byari bigeze za Bukavu n'ibiki nta kuntu wafata Goma na Bukavu udafite uburyo bwo gukontorora ariya mazi y'ikiyaga cya Kivu. So rero ku munsi w'ejo byabaye umunsi mubi cyangwa se umunsi w'agahinda ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo kubera ko barakubwira nubwo tutazi umubare wahaguye ariko baratunguwe. Icyambere babanje gutungurwa n'intuza n'indege zitagira abadereva bagiye kumva bumva ibintu biri gusandarira mu butaka gusa byabamanutsemo igihe bari guhumeka bakizanzamuka bavuga ngo iki atirare yari yarangije kuba yarohamo nayo bigenda gutyo. Kandi amakuru mfite nuko 23 itaharashe ibyo kuvuga gutyo ngo irakubise birarangiye yarahatabye nuko ngo yakoresha iminota ihagije. Icyo nkundira FARDC buriya iyo yakubiswe ntivuga iraceceka. Ubu ntabwo nabikumva inkuru hari aho yatatse ngo bayibombarize ubwo niza operation nyine za ndani ugomba kuza ugakurikira mu by'ukuri kuri Bwiza TV, kuri Mapero TV, kuri Afri News Time muri rusange. Afri News Time ntago bayeze nubwo we Afri News Time ni ikinyamakuru uyu mugabo witwa Byamungu aba yicayeho gatanu ko kandi abantu mukurikira Bwiza mugende mu following, abantu mukurikira Mapero TV mu following kuko gatanu ko kandi aba afite inkuru za ndani. Murabizi ko tutabazanira igicupuri ntabwo twabazana umuntu udafite amakuru, ibyo byo ntibibaho. Buriya kuza kwicara kuri kamera Bwiza TV ukicara kuri Mapeno TV ugomba kuba ufite icyo umerita. Turabeshya se ibintu byo kuza kubeshya ngo hari ikintu batuturikije ngo muri Uvira ubwo ngiye kuvuga ngo ntago beshya naba niyemeye. Oya turakuza ariko n'abantu barakuzi inkuru zawe ubundi agira ikitwa navigation. So Byamungu dukomeze nandi makuru amakuru ahari wari kare ko ishobora kugiye kujya mu marembera ejo twayikomozagaho ariko nkurikije dalili zihari buriya n'ujye ubona FARDC yanditse kuri M23 ukumva baravuze ngo reinforcement ngo M23 ngo yongereye ingabo ngo yongera munition ngo mu gace ngo ka Mpeti ngo yongera ingabo ngo mu gace ngo ka Kibati jumenya ngo nyine hagiye gukorwa so urumva n'amahanga nayo itanga ayo matangazo irimo iteguza abasirikare bayo oya nayo igira imbona ahubwo igira n'imbona birazikarishye nta gisirikare kitagira ubutasi ntacyo kuko udafite ubutasi ntago waba ufite igisirikare ubwo waba ufite Roko Defense kandi Roko Defense nabo bafite uburyo bakora aho bagiye gukora bahafitiye amakuru yego so rero ni warikare nge mbona ahubwo M23 yatinze kuba yagira ikihakorera cyangwa se ivuga ngo ira teritwari yose iri mu maboko ya M23 kuko ni warikare iri gukomeza guteza ibibazo wabonye ejo turi kuri stade hano igoma agahinda kari gahari k'abaturage kubera ibyo guverinoma ya Kongo iri kugenda ibakorera kunanirwa kurwana ahubwo ikabombarida mu ntuza mu baturage kugira ngo situation izamuke ko ibibazo byacitse abantu bari gufa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi aribo bari kubiyicira. Ni wari ibyo byose biri guturuka kuri warikare. Ni warikare na nubundi ikomeje kuba iturukamo ibitero by'aba Mutayomba abo bigeze ba genero hariya n'abandi harya ni bagidonde bagwido Shimurayi n'abadomi n'abakarahiri bigeze bakibamba muri pinga hariya abo bose suko bari kugaba ibitero gusa cyangwa se kugerageza kuba bahangana na M23 ibyo byose biri kugira ingaruka ku baturage. Rero ni warikare ikwiriye kuba abo bagabo bakwambutswa iriya migezi bakajya mu ntara ya Chopo wenda tukumva M23 irimo ipangira iriya ntara ya Chopu ariko warikare ariko harabo muri Nyiragongo bari muri warikare batashye bakagaruka nyumbane nk'umuntu uri muri APSRS ari muri Nyiragongo hano za Kibati ari haraza sati uri kujya komungana muri za Chopu kizasanga ngo ari maro mungana ajya ku ruhande rw'uwarwanira rwa guverinoma ya Kongo none se wasigaye hano muri Nyiragongo uhora kanira ngo mpaka tuzagera bazayisubirana azasubirana Goma uriya muntu avuga kuriya ashingiye base yeriye kwiri hehe
So shida ni za mingi bakunzi ba Bwiza TV, nizere ko mukomeje kuryoherwa n'amakuru turi kubageza, ariko mujye munibuka ko gukora subscribe ari ingenzi cyane, gupostinga, gukanda like na like mujye muyikanda. Byamungu ari umuntu uza akicara ku nkuru akayumva isaha yose cyangwa se iminota 50 ariko akibagirwa gukanda ka like. Akantu koreje k'amatiyerisi kandi ntimuzi ntabwo mwibagiwe ko like ari umuzigo kandi gukandaho gusa nta nicyo bitwara urutoke rwawe, ntacyo bivuna ku mutima, nta na mega za hatari ziba ziri bugende, ahubwo ubutanze promotion kuri uyu muyoboro kugira ngo YouTube abantu bakora muri YouTube benshi bifashisha robo nubanga ibintu byinshi robo ibicekinga. Iyi nkuru rero mwayikunze muri benshi, YouTube igufasha kuyipartaja, kuyisharinga muri rusange. Bwiza TV gatera imbere, nicyo tuba tunifuza. Simwifuza se ko dutera imbere cyane. So Bwiza TV rero reka dukomereze muri Ituri. Byamungu muri Ituri hari intambara ikomeye. Ejo hari imirwano, n'uyu munsi imirwano iriyo ihanganishije RCP yo kwa Thomas Rubanga ndetse na FARDC, ariko ni RCP muri no minsi isigaye ifite imbaraga zidasanzwe, aho Kongo Kinshasa yo isigaye ijujura ko RCP ya Thomas Rubanga iri gushyigikiwe na Uganda, ko nta handi gukura imbaraga, ndetse na M23. Ku rundi ruhande ejo tariki 8 habaye inama muri Bunia yahuje uruhande rwa FARDC ndetse n'uruhande rwa Uganda, ba viongozi bakuru bayoboye ingabo banzura ko bagomba kwameliora imikoranire, bongeramo guhana amakuru ku gihe, kongera abasirikare n'ibikoresho. Ukibaza Uganda irafatanya na FARDC kujya kurasa RCP yo kwa Thomas Rubanga, cyangwa bigiye kuba nka bya bindi bya M23 byuko muri Lubero M23 ndetse na Uganda batarahangana na rimwe mu gihe nyamara begeranye, kandi uwo Uganda iri kumwe nawe ari FARDC akaba ari nawe uhanganye na M23. Bigiye kuba kimwe. Hariya harimo ikintu bita umubare ukomeye cyane Bwana Kedi, kubera ko hari umuntu wigeze kudutera urwenya aravuga ati hari ibizamine 2 nigeze kubona byananiye abantu kandi baza kwiroturuva nyuma basanga byari ibizamine byoroheje. Umwarimu yasohoye abanyeshuri bose, arangije arababwira ati umwe arajyaza ukukwe ansanga ku muryango mubaza ajya kwicara. Byaje kuba rero bigezemo hagati uko agenda baza, haza umunyeshuri umwe akimugera aramubwira ati stop, arahagarara ati mu segonda rimwe hita uvuga amazina ya mwarimu wawe. Umunyeshuri yahise yumva ko umubaje atari mwarimu we. Amasegonda nka 20 yashize nta zina arasubiza, kandi bahorana buri munsi. Ikizamine cyahise kirangirira aho ngaho. Abandi nabo bati bahawe umubare, bati ufashe 2 ugateranyaho 2 ugakuramo 2 ugakuba 2 n'ubwikobe bungahe. Byarangiye nabo umubare bawiriweho. Rero hariya ni UPDF ingabo za Uganda ifatikanije na FARDC yego kurwanya imitwe iri hariya yitwaje gisirikare, yitwaje intwaro. Kwa Thomas Rubanga akaba afitanye uburyo aganira na UPDF nkuko Kongo ibivuga. Twe ntago tubyemera kuko ntiturabibona. Nicyo nari ngiye kongeraho. Yego. So rero ukibaza ngo abari amasezerano bari guhana cyangwa se kuvugurura iyo mikoranire, niba ari byo koko, bibaye ari byo Uganda ikabifasha Thomas Rubanga, uwo mutwe wa Thomas Rubanga uzakurwa mu masezerano ntuza UPDF iberereke. Ni nacyo mvuga nti koko urumvajemo ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma Kongo Kinshasa yo izakwa kuko kwa buri kuyikora mu mufuka. Niba uza tukarwanya umutwe kurwanya, ngewe ntumfashe kurwanya urwanya. Kongo no yabiri kwibwa. Yego. Bivuze iki rero? Uganda ishobora kuba igiye kugaragara n'ishobora kuba igiye kwisanga mu mutego. Uganda igiye kugaragara icyari cyo. Ayihagaze muri ibibazo Kongo iri kugundagurana nabyo. Kubera ko muri Ituri ADF naru nibyo. FARDC iyihuye na UPDF naru irarasa. UPDF yahura na ADF naru ikarasa. Ugaduye numwe. FARDC ariko ikongera ikagira abandi banzi barimo RCP kwa Thomas Rubanga. Aho ngaho UPDF yihageze dukwiye kumenya
iba croiserebra igira ikora mu mifuka cyangwa se yigira ntibindeba noneho bikagaruka FARDC ikavuga iti ariko mwebwe abantu bafite izi mbaraga birirwa badukubita umunsi ku munsi ko RCP irabakubita ikabacaginga imbunda n'ejo bundi yarabatse umujyi wa Bure yego niho nayo ngiye kuvuga muri Bure yarabatawanyikishije isigarana n'inkomere zabo igira gute ariko nyuma yahiza kwikuramo yisubirira inyuma noneho wagaruka no muri Nord Kivu ugasanga muri Beni na Butembo Uganda iraturiye ADF na Ruyaza bagafatanya kujya kuyihiga ariko mu 30 yagera mu yajya gusabota FARDC Uganda ikaba gutya hanyuma Kongo Kinshasa nibyo nakubwiye ngo harimo umubare kugeza uyu munsi nge nkubwiye ngo Uganda iraza kwifata ite muri kiriya kibazo naba nkubeshye kuko harimo igihewe aho mbona harimo imbogamizi n'ahantu habiri nta handi harebeye kuri M23 ishobora kwa divasinga ikajya muri biriya bice na Toma Rubanga uri muri biriya bice kandi abo bose ni imitwe iri kurwanya guverinoma ya Kongo kandi abo ngabo nta kibazo bafitanye na Uganda biraza kugendera gute Uganda ni ikibazo gikomeye cyane rero ubwo nukureba Uganda ukuntu iribuze kuba yabyitwaramo gusa n'inama yabaye ku munsi w'ejo banzura ko bagomba kunoza imikoranire urumva n'amakuru ngo hari uburyo ki FARDC yajya mu operation itakominitse abantu muri UPDF hari n'uburyo ki UPDF yajya mu operation itakominitse itamenyesheje abo muri FARDC banzuye ko bagomba kujya bahana amakuru kandi ku gihe ikindi banzura ko n'ibikoresho bagomba kubyongera ndetse na manpower so ubona ko rero naho ibintu bigomba kuba bikomera cyane ko uretse ino RCP ya Toma Rubanga hariyo n'undi wa mutwe witwa General Kabido bita FPP nawe urarwana hariya abazayire nabo bararwana ariko Kodeko yo bite Kodeko nayo irarwana uretse ko Kodeko nayo isigaye yarigize nka ADF naro yica abantu umunsi ku munsi nayo irica pe Kodeko ahubwo gikintu ntajya nibaza neza niki ntajya mbonera igisubizo mu minsi yashize Kodeko yari yabaye nka Wazalendo ko nk'akazi kayo muri Kivu y'Amajyaruguru hano mu mujyi wa Goma cyangwa se muri izi teritwari zikikije umujyi wa Goma akazi kayo karabuze yego ntacyo yakora ujye ubona hari na patrol ikora kuko ntibyemerewe yanarabisabye kugira ngo yikomeze yerekane ko iri mu kazi arababwira bati no ntabwo twagiranye namwe amasezerano mwagiranye na guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo rero niba mushaka patrol mujye ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo rero kuba babonye ako kantu hari imvururu zibutse iyo ngiyo ni muri Bure uyu mujyi ngira ngo Toma Rubanga yari amaze igihe yo gukontorora yawufashe n'ubundi ku mbaraga z'isasu FARDC yashatse kujya kuwisubiza bituma abaturage n'ubundi bahunga MONUSCO yabavanye muri Bure muri uyu mujyi wa Bure ibajyana hitwa Fataki kugira ngo niyo mpamvu mvuga ngo ni uburyo bwo kudefanda kugira ngo babone ko bari mu kazi muri iyi mandate yabo mbere yaho se ituri nta bibazo byari birimo muri izi manda zose barangije bamazemo imyaka 20 na ubu ngubu ngiyo mission bayikoze ngo la MONUSCO salua le rôle joué par la mission onisienne dans la protection des civils Bruno ngo gahunda no kubarinda abasivili kigiye gukurikiraho ubwo mu minsi mike y'urumva barimo banatangaza ko babuze inzira zo kugemurira abo baturage ibiribwa ukibaza bo barya ibivuye hehe iriya miryango yo turayimenyereye cyane cyane iyi MONUSCO iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ikindi yishakira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se uriya muryango ushaka muri Afurika by'umwihariko muri aka gace muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntago ishaka ubusugire bw'abaturage bibaye ari byishaka kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 nibwo yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri MONUC iza guhindurirwa izina bijyanye nuko igenda ivugurura manda zayo nabwo ivugurura izina yitwa MONUSCO icyo nshaka kuvuga aho ngaho iyo myaka yose ishize dusize inyuma ntago abaturage ba Kongo bakura nk'ibihumyo ngo bakuze kuri ubu nibwo bahise bazamukira mu bibazo ibyo bibazo byari biriyo ni nacyo yitwaje ivuga ngo ije kubakemura ibibazo ariko se nibihe yakemuye mu magambo make cyede rwose nta bibazo yakemuye iyo ugerageje kujanisha mission y'aba bagabo
n'ibyo bakora nyirizina ibyanditse mu mpapuro n'ibyo n'ibitendo byabo ni ibintu bihabanye cyane. Ibitendo ntabyo ariko amasezerano arasinywa imyaka igahita indi ikihirika. Uyu mujyi wa Bule Centre rero barakubwira ko wiriwe urimo icyo bita isibaniro. Ni umujyi uherereye mu birometero 100 uvuye mu mujyi wa Bunya, kapitale ya Ituri. Bakakubwira ko rero iyi centre mu by'ukuri ariyo Thomas Lubanga n'ingabo ziwe bari kugundaguraniramo n'izi force zo ku ruhande rwa FARDC. Bzamungu ngira ngo twahinira aha ngaha kuko amakuru kuri Bwiza TV nakagaruka. Ego nakagaruka, turahari natwe dufite ubuzima nicyo mvuga. Mu gihe mugenzi wacu akirwaye tuzakomeza tugenda ntacyo kutugera kuri Bwiza TV, ntacyo abakunzi bayo ntabwo bazabona isinziriye babura amakuru. Nanjye kandi ndabashimiye cyane. So turabakunda cyane rero bakunzi ba Bwiza TV, mukomeze musengera Mutarama Meki Kayiranga. Munabyibuke ko kandi yahuye n'ibibazo byo nisanganya akibwa amatelefone. Haracyakenewe support kugira ngo asubire kuri network ku buryo bugaragara. Mwumvise ibibazo yagiye ahura nabyo. Mu by'ukuri Meki Kayiranga mu 2026 yaje rwose ari umubirizi kuri we. Yaje ari umubirizi, hari igihe ibibazo biza ukavuga uti ibibazo ni ibitererano, ukavuga uti se bibaye kubw'impamvu ki, ukabona mbese biriho birakwisukiraho nk'amazi ari matemba. Ariko byose bigera bikarangira bwana Kedi. Yes. Bikarangira kandi iyi si niko yubakitse, ntago tugenda hashashe gusa cyangwa hanyerera. Yanze bikunze tugomba guhura n'imisozi, rimwe na rimwe tukanyerera tukikubita hasi, tukaganduka tugakomeza nuko nguko. Yes, tuba tumanuka tuzamuka ni kwisi iteye. So turabakunda cyane rero, nshimire wowe twabanye uri hano ku Gisenyi, niho studio za Bwiza TV umunsi zibarizwa. Nshimire cyane Dr. Mwenyewe, dushimire cyane kandi wowe wadukurikiye uri Kigali. Nizere ko Mwenyewe Rubangisa umeze neza cyane. Ndabizi neza ko ku mugabane w'Uburayi hari benshi baba dukurikiye, barimo Mwenyewe Leni, ndagusuhuje. Witwa Tango Sierra, turagusuhuje rwose. Dusuze cyane uwo bita Ngalambe, nizere ko umeze neza cyane. Ariko hari undi mutaramu ukunda Bwiza TV na Mapendo TV na Afri News Time bita Ngoga, nawe ndagusuhuje. Bzamungu ninde se watasha di? Nta muntu watasha ko turi gusoza. Ndatasha Ngoga. Ngoga, nizere ko umeze neza cyane. Umwaka mushya aho utangiriye hehe? Uracyari muri 4. So turabakunda cyane rero abo kuri Afri News Time, ntibagire ngo nsuhuje Ngoga gusa, ahubwo nuko iyo gahunda ntayiteganije. Hari igihe cyo kuzabasuhuza Kedi nk'abamuzi bose nk'abarora, kuko ngiye kubavuga bavuga ko harabona asize inyuma kandi iminota yagiye. Niyo mpamvu mbese nsubiza ni so ngaye nguko rero mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane. Bye bye.